kumvaga umutoza w'ikipe ya Rayon Sports afahamya Samir umvise ko agarutse ku bantu banenga imikinire ye hanyuma abanenga abakinnyi ahitamo gukinisha ndetse anavuga arakaye cyane ku bantu bamuvuga kuko hari ahantu ageze aravuga ati niyo yaba ari umuhungu wanjye uri hano ntago namuha umwanya wo gukina mu gihe nabona nta bushobozi abifitiye. Iyi kipe ya Rayon Sports ijoro ryakeye yinjiye mu mwiherero, amakuru namenye nuko bari muri hoteli ya Jean Fidel wahoze ari umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports. Hanyuma kandi nabari hoteli ni amacumbi ni moteri lokari barimo ubundi turabyoroshye tuvuga ngo binjiye muri lokari aho ni sawa ya Jean Fidel yego niho bagiye gukorera umwiherero bategura uyu mukino. Ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sports bavuze ko Mohamed Cheli ntawuhari yaravunitse afite ikibazo cya buriya yari yabaye nk'ugaruka niba munabyibuka hano yabitubwiyeho wasiri twamwakiriye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize bategura amace yo ku cyumweru ya Erimereke ibirangira itabaye yari yatubwiye ko nawe ari kuri kavaringa ndetse iyo byari bukunde yari umutoza ari mu minota mike cyane ariko urumva umutoza atamugerageje muri mace n'imyitozo ikomeye cyane yo gutegura mace wenda yanze kumuriska kuko yagiye avunika mu gihe abandi bakenaga amace amikare mwarabyibuka izo mace za Vipers niyo yazikinnye n'izo za Yanga ntabwo ari umuntu wari available cyane rero yahisemo kumwihorera. Ubwo na Emery yavunikiye kuri match y'Ingoma bakina ikipe ya Gorilla ndabyibuka ko yavunitse rwose mu gice cya mbere cy'umukino amaze gukina nk'iminota nka 20 ndetse bamwe mu bafana bagira ngo wenda ni ikibuga cy'Ingoma cyamunaniye n'iryo zuba ryaho na tapi ariko yari yagize ikibazo cyatando yakandagiye nabi ababara kano gatsitsino abaganga bamwitaho ariko bavuga ko atarabasha gukira ku buryo yakina uvuga ngo yagenda akaba yanatera umupira bisanzwe ariko bavuga ngo yirukanka akora ama pressing akore na duel biragoye cyane bavuga ko byibura ashaka kuboneka nko ku mukino w'umunsi wa kabiri kuko no kuri singinda no biragoye wowe nako kuri journée ya kabiri we azaba hari ubwo akina na polisi bakina na polisi undi udahari ni myugariro Emery Bayisenge nawe ugomba kuzagaruka mu myitozo ku munsi wo kuwa mbere w'icyumweru gitaha ndetse nafo aho ndagira ngo nze mbabwire kuko bo impamvu mbabwiye ngo amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga zabo ndaje mpabageze ndetse na Forunganye n'ubundi barabizi ko akiri hanze hafi igihe kigera ku kwezi. Mwumvise ko muri interview umutoza avuze ko ataza kuriska no gukinisha Yusu ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sports bo nabangaba batanze batatu kuri update ku bakinnyi badafite mu kibuga. Ubwo ntari bugiye ngo si ya pressure avuga ati sinajya kuri pressure yo gukinisha umuntu enda bitewe nuko hano bo babyifuza werega nta hamuzi none n'ubundi wavuga ko ari ikibazo cy'imvune ngo ntameze neza avuga ko atameze neza yavuga ko atameze neza ariko n'ubundi ku makuru mfite Yisudi yanyakiza bavuga ko atazakina umukino wa mbere wa shampiyona kandi ikintu cya mbere cyabyishe ni mace yasubitswe ya Erimereke kubera ko umutoza niho yagombaga kurebera Yisudi yanye urwego ariho ahagaze ate akamugereranya wenda aravuga muri match ahagaze ate pari raporo wenda ya Fabrice pari raporo ya Kabanga zivuye mu kipe y'igihugu urumva n'abandi bakinnyi b'abadefenseri bahari na Rushema urumva rero kuvuga ngo umuntu avuye muri iwabo muri Senegal ntiyakoraga imyitozo araje nta match nimwe mwakinanye yagishuti muri pre-season ugahita umushyiramo kuri match bakina Kiyovu biragoye umushyizemo defense yose yarahindutse uyu munsi nta Aimable uhari bakinanaga nibyenda Kabanga yafite uko baziranye ariko Rushema Chris ndetse na Fabrice nawe ntago bakinanye muri Axe. Fabrice urabyibuka ko umwaka usize ari umukinnyi ukoreshwa kuri gatatu ntabwo ya communication y'abaxial ayifite hagati ye na mwene data Yisudiyanye. Icyo kindi uvuze baratubwiraga ngo yabo barakora ariko se kipe ukoreramo imyitozo wayisabye iyo bigeze muri ya myitozo iremereye umutozo urumva yakwitabaza muri ekipe utazakinira ubundi ubukorera hanze mwarinye defense ikipe ya Rayon Sports ahantu hasigara akabazo batatu dore uko byagenda batatu byaba ari ugufata Akabanke na Rushema Chris na Fabrice n'ubundi abo nibo batatu buretse gato badafite umusimbura iyo defense idafite n'umuyobozi kuko uyu munsi buremera Bayisenge yabagarimo akayobora kuko iyo leadership arayifite aho yagiye anyura kuri experience agafasha Fabrice ndetse na Rushema Chris ubu na Emery nawe ntawuhari ku bigendanye na leadership burani nacyo kintu navugaga ati uko byagenda kose Axe Yisudi yanyazayikinamo kuko ni umuyobozi
yakina ari uyoboye abo bakinnyi babiri bamugaragiye akamenya uko abayobora mu nshingano. Ariko uyu munsi ugiye gufata Fabrice nawe iyi sezo twaramubonye muri pre-season, ariko pre-season si shampiyona, pre-season si match ifite ikivuze, akiniye ubwo ibumoso mu badefenseri batatu, undi waba akina ni Kabanga akina iburyo, Rushema Chris akabayobora, cyangwa se Kabanga akaba ari ubayobora, Rushema Chris agakina yagiye iburyo. Kabange ibyo nawe ubyibaza. Kabanga aragiye iburyo, none Rushema ajye muri center, abahagarare hagati, none Fabrice akiri ibumoso. Akina ibumoso. Wenda umuyobozi umuntu yavuga umuyobozi araba ari paveri. Ni paveri inzira. yaba ari Ni paveri nzira rwose uzaba Abaringarika babwira ati ariko none mu kindi kintu umutoza nakinisha paveri ntakinisha Sudiyanye araba yivuguruje, kubera ko paveri nawe nta match yamubonyemo ya gishuti ntayo rwose. haryo bundi bw'imyitozo yigeze aza mbere y'aba bakinnyi cyane. uretse ko burya coach atanemera paveri ntabwo amwemera. Ariko nanjye natinyamo kuri match y'ubushize paveri yari yaraje yarakoze n'imyitozo akinisha umuzamu Idrissa Kuyate. ahubwo se paveri ari kuri bench nta wari uhari. yakoze imyitozo, twamubonye mu myitozo mu Nyamirambo tumubura kuri ntuze kuri Fedo dore match cyabaye even niyo wari umuzamu kuko yashatse no kwishyushya kuri ya match ya Vipers, ariko birangira nawe atamushyizemo. ni izamu ni Kuyate Kuyate ararikina kuko rwose uburyo nabonye atishimiye kugaragaza y'icyuho muri defense n'izamu. ariko bagaruye Abedi hagati mu kibuga arabahari, bamagruare barahari. erega n'ubundi nta kibazo kiri wambutse uvuye mu izamu no muri defense. ikibazo ni muri defense. ikibazo ni defense yabo. buriya muzandi hano hari ikibazo, buriya no kuri gatatu ka cyangwa se iyo kuruwari y'ubumoso, buriya nayo iyo urebye kuri uyu musore Prince yajemo ubona atarigeze akumvikana, ku buryo uyu mwana byanze bikunze niyo mprefera ko bakinisha Fabrice Cindy Paul. kuki ukunda kuvuga umusore Cindy Prince? Paul uzi ko nta muri ukimuvuga umusore reka naramwibagiwe. ntawe ukimuvuga. None se Nepal ubwo ari umureyo. Abariyo ntibakamuvuge, Nepal azajya amuvuga. icyo nshaka none kuvuga si dore ikibazo, dore ikibazo si uyu mwana witwa Cindy Paul Jesse agomba gukina iminota 90 igihe cyose ari muzima adasimbuwe. dore ikibazo ibyo bya musore uretse gato wenda igihe uzantutemeranya nawe ngiye nkubwira ko mfite ikibazo. mwabonye ko match zose yabanjemo Cindy Paul mu minota 60 amukuramo, warayibonye no kuri match ya Vipers. dore ikibazo cy'uyu mwana buriya ni nacyo kinagomba gukoraho, irumva experience. buriya umukinnyi wahoze akina ari umukinnyi usatira, uyu mwana niyo waramukurikiranaga muri tsinda batsinde na Rayon Sports imuzana, niba abakinnyi burya ameze ikikubwira ko ari abakinnyi bato bataragira experience ku managinga umwuka wabo no kwirezeriva, urabisanga anabirwaye witwa Damabagayoko. iyi minota 60 bayigwaho byose, usinyuma ya minota 60 uzima veta zana Prince byibuze iyo kintu cyo kwataka ntabwo ugifite, n'uburyo udufasha mu buryo busatira, ariko mu buryo bwugarira umutoza akamubonamo igisubizo. nawe yaje rero icyo gisubizo ntabwo abacyo wumvishe ibe. niyo mpamvu nakubwiye ngo rero ariyo mfite impungenge kuri urwo ruhande au contraire burya Serumogo uzamutinye, niyo mpamvu ubona agikagashye aracyakina umupira wa papa. amakuru meza, abakinnyi bamaze guhembwa ukwezi kwa 8 ndi kugira ngo dusohoke mu ikipe ya Rayon Sports tujya muri Kiyovu Sport. muri Kiyovu Sport ko bihagaze bite? kuko baraza kwakira umukino, haje anti campaign yuko nta bafana ba Rayon Sports bagomba kuza kureba iyi match, ahubwo gakanda kanyenyeri amafaranga ntibayatange kuri uyu mukino. Kiyovu Sport iragenda hamaki hagira 5,000 bakwishyuwe. bakwishyuwe. niyo makuru ahari rwose ko binjiye muri kampu bamaze kuyabona. Tadeyo yayabahaye kuko buriya Tadeyo yasohotse muri iriya nama ajya gushaka amafaranga kugira ngo ahembe abakinnyi. impamvu yabahaye abakinnyi kubagaho yahise abahemba, yari amaze kumenya amakuru ko inama y'ubutegetsi barwaga condo aribo bagiye kwihembera abakinnyi. none impamvu babajyanye muri lokari kubagaho bari bamenye ko hari abakinnyi bashobora kuza kwinjirwamo kugira ngo batakaze uwo makuru. rero nge nari mfite hanze y'umujyi ho gakeya ku makuru nge nari mfite ayo makuru yatubwire vuba kuko ndagira ngo tuganire kuri Kiyovu. ikintu gihari ni uko ikipe iri muri lokale, abagabo batatu barimo Mike Habinshuti, Jean Fidel ndetse na Sadat na Tadeo, ubwo n'abandi wenda hafi ngo abari ko bibanze niho bari bemeye ko baza gukusanya prime iri hejuru cyane itatangajwe amafaranga. ariko kubigendanye na salary nyuma ya match nyuma ya match ariko Ibereka nkubaza akantu ubwo twe nyine ubundi ntajaka ko tujya hanze y'ikibuga. kuki Jean Fidel, Sadate na Tade
mbabarira niyo babivuga amasegonda 30 kugira ngo tujye muri cyo kubera iki oya biroroshye kubera ko ni abayobozi bayoboye Rayon Sports kandi icyo gihe bayobora ubwo ndavuga Jean Fidel na Sadat bayobora bakoze bonyine nta kaboko k'aba basaza bahari ni ukuvuga ngo baramutse babonye umuntu witandukanyije n'abasaza ubwo ndavuga inama y'ubutegetsi bagomba kumwiyungaho ari we Tade rega ikigaragara na Tade ikigaragara na Tade akantu kamwe bivugaho iyo urebye umurongo nawe ayiyoboreramo cyangwa se uburyo ari kuyobora ibintu nawe biragaragara ko izi nama z'aba bapapa arazaka cyangwa arazikenera rega uyu munsi ntabwo umuntu yakwizana utamuhaye karibu cyangwa se utamweretse ko amukeneraho izo nama